akababaro n'agahinda ku mugore Angela Ndayishimiye, Angeline Ndayishimiye, mama perezida cyangwa se umugore wa perezida Evariste Ndayishimiye, niwe tugiye kugarukaho muri ubu butumwa bwihutirwa. Inyemerere nubwo ari ubutumwa bamwe bari bufate mu burenganzira bwabo uko babyumva uko bashaka, ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu mumama cyangwa se uyu mumama Angela Ndayishimiye, Angeline Ndayishimiye, uyu mupfasoni atabaye maso orozi uru rugo rwo kwa Ndayishimiye, yewe nabonye y'amasengesho menshi. Hari abantu bari kubasengera benshi, ngewe nushaka unkuremo unyita uko ugomba, ariko uru rugo rwo kwa Ndayishimiye, iyi nzu ya Ndayishimiye, kandi imbere y'ishobora byose Ndayishimiye nta byinshi tuziranyeho, cyakora aranze, ariko nta byinshi tuziranyeho, ahubwo unzi ni Bunyoni, unzi ni Denise Bucumi, ubundi wari unzi ni Umuhisi, abandi ni mwebwe mwese. Uyu munsi wa none rero ngaruke nibaze ngo aya masengesho nabonye kwa perezida, aya marira nabonye kwa perezida, yewe nabonye abantu bagandaye bari kurira. Mana irambwira ngo nkubwire ufata amasengesho mama perezida, fata amasengesho. Bibiri ngo nta kizaba itatubwiye, ariko ibintu bifasha indi ntera mama perezida mu rugo rwawe, mu nzu yawe. Kandi amarira y'abagore bagenzi bawe, amarira mu mpunzi, Bibiri iravuga ngo icyatumye ushaka Evariste Ndayishimiye kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Ni uwuhe mumaro wawe? Ni iyihe nkunga ye? Ni iyihe sapoti yawe? Denise Bucumi Nkurunziza we yari yiboneye n'uburyo bwiza bwo gusenga, basa arangariraho. Ariko barundikazi, diaspora batrangere muba ahantu hatandukanye, banyarwandakazi, ubundi sindagaruka ku Muhisi Petero Nkurunziza. Mwigeze mumenya icyamwishe? None se wagize ngo niba mwaracukumbuye neza nta kuboko kw'Imana kurimo? Niba muri kwitegereza neza, wagize ngo uyu mugore wa Evariste Ndayishimiye nataba amaso, wagize ngo we aya marira mama perezida Denise Bucumi yarize, wagize ngo we nturi buyarire? Kandi urarira ruta aya ariye, urarira rutariya koko wowe. Nabonye mu bana bawe umuhengero udasanzwe, kandi mbona ibigandaro bidasanzwe. Ndabizi mugiye kuntera amabuye ko nabonye ko Imana yamishuriye. Ceceke, ndagutabarije igihugu cyose abagukunda. Ntabwo Imana ikunda kwica, Imana ikunda bihana, Imana ikunda abakizwa. Ariko uyu munsi wa none Imana iranakugaya wa mubyeyi we, nutaba amaso ngo ugarukiraho umubyeyi. Irakugaya. Marayika nabonye activite zawe, circulation zawe, usa n'uwabonye ubuperezida ubukeneye rwose, mu bantu babaye abakuru b'igihugu babikeneye, bikaza ukeneye feeling iraha. Ahubwo wajya gushyira mu ndege ukagira ingendo Dubai, Shini, Washington, London n'ahandi, ugenda ugaruka, ahubwo ari we wabaye perezida. Ngira ngo ibintu byakomera. Arafashwa mama perezida rwose. Ibyo ntabwo ari byo ndi bugarukeho cyane, ahubwo Imana yambwiye ngo mufate amasengesho mwiyirize ubusa mu rugo rwanyu. Shitani igiye kuhagaba ibitero mutigeze mubona. Shitani yapangiye ibitero mutizeraga. Uturengere Mana, uturengere,
uturengera amazi atararenga inkombe, uturengere mana uturengere, uturengera amazi atararenga inkombe, mu bakomeye mana uturengere, mu bayobozi mana uturengere, uturengera amazi atararenga inkombe. Nabonye Imana iri gusambura, ntabwo nabonye Imana iri kubaka. Nabonye Imana imbwira ngo genda n'ibirenge urire uboroge. Koko ntabwo wahagaze mu inshingano yo kuba umufasha ngo ufashe umugabo wawe ibyatuma igihugu kibandanya gishika gifata Kanani. Sihuri uri mwitotsi, uri mwitiro rya danje, uri mwitiro rirenze ukwemera wowe mama perezida. Ntabwo ndi bukoresha imvugo ikakaye cyangwa se yo kugusuzugura cyangwa se y'ikindi icyo ari cyo cyose. Uri umubyeyi, Imana guhaye umugisha, uba perezida. Ngiye nta nubwo ndaba musitanteri, cyakora ndi umuhanuzi, ndi umutambyi. Ariko uyu munsi wa none fata abana bawe babwire mwese mujye muri kave, munihe, murire, muboroge, mutakambe, mwisonzesheje, ubwire Imana ngo kura urupfu mu gihugu, kura urupfu iwanjye. Utake, uhamagara abizigirwa kuri wowe, urondera abizigirwa kuri wowe. Ibyo bitabaye muzatinya ibyo mwatinyaga bibagezeho, niko umwanditsi yavuze. Koko nabonye amarira y'umuhungu wawe, nibagiwe izina rye, uyu ubyibushye, ari umuhungu ubyibushye kuruta perezida, wagize kuvumbuka cyane. Nabonye ari kurira amarira, we na wa mushiki we nawe ariko utabyibushye cyane, ariko nawe arabyibushye. Yenda n'ibidukundira turabashyiriramo amashusho yabo cyangwa se amazina yabo. Ariko nabonye barira amarira, kandi mbona hari doroni z'intambara zazengurutse zikatakata, mbona hokobuteri zazengurutse, mbona inyamiramabi. Wanyerekaga arambwira ngo aha hariya uri kureba, hariya uri kubona, biriya uri kureba. Amazuru yawe yahumuriwe iki? Mu bahanuzi amazuru yabo arumva iby'impembo. Ninukirije numva ni urupfu ruranuka mu mazuru y'abahanuzi, urupfu rurumvikana. Noneho mu matwi y'umuhanuzi urupfu ruvuga nka cya cyuma kirangira. Urarwumva winjiye ahantu cyangwa uri kuvugana n'umuntu ukumva muri wowe iriya arume ya ambirase, uri kumva ijwi riruta irya arume ya ambirase. Izi ambirase zifite rwose amabatiri meza. Wanyerekaga arambwira ngo uko nukuri, tangaza bibiriza ubusa, tangaza barire baboroge. Koko nibareba nabi ibara riragwa, kandi ntaho kwihisha hahari. Hari igihe umuntu avuga ibintu nyine byo ntabyumve, ahubwo akumva ibindi. Umva iby'Imana iri kukubwira wowe ukunda mama perezida. Kumukunda utamusengera umukunda ute? Ubwo umukundira iki? Umukundira imitsima guha. Yesu bamukurikiye kubera imitsima, bananirwa kumukurikira kubw'ubugingo abazaniye. Bivutsa inama z'Imana n'umugisha w'Imana. Namwe
munanirwa gusengera igihugu cyanyu ngo mugikunde, mwatubona kuri kamera turi kubashishikariza kumobiliza Imana yaduhishura twereka ibi ni musenguku, ibi bintu bitsindwe. Ubu iyi nkuru izahinguka hehe? Sendi de defudede muzavuga iki? Sebarundi umuhisi inkuru nziza yitabye Imana, kandi akiri muto. Harimo abo njya numva bavuga ngo sogokuru sokuru amaze imyaka ingahe, afise imyaka ingahe yo avutse, ni sokuru wowe. Vuga ngo ni umuhisi nenye n'icyubahiro Pierre inkuru nziza, ariko cyewe ntabwo namwita sogokuruza Aburahamu, ntabwo mbizi. Ariko uyu munsi wa none niba rero Denise Bucumi yapfakara, ejo mukabona uyu nawe Angeline nawe arapfakaye, hari ubwo Sendi de FDD uzongera kuba perezida akumva ibyo bintu ni byiza, cyangwa nawe azaba ategereje gupfakara? Reka mbabwire, kwirukanka cyane. Umuntu witwa Abimeleki yigeze afata umugore we n'abana be. Nyakubahwa mama perezida, wumve iri jambo ngiye kukubwira, ni nk'umugani Imana ibiguciriye ariko utega amatwi. Abimeleki afata umugore, afata abana. Hari igihugu cy'Abamowabu Imana yari yarabujije Mose, iramubwira ngo ntimuzasabana abageni, ntimuzashyingirane, kubera ko ubu bwoko bw'Abamowabu ni abakobwa birongoje ise, havamo Abamowabu n'Abamowabukazi. Murumuna we nawe yirongoza ise, havamo Abamoni n'Abamonikazi. Ubwo bakora ikizira kirushije ibindi byose kuzira. Imana ihita itegeka, itangaza ko nta migenderanire bafitanye. Nyuma yo gutanga iryo tegeko, uwitwa Abimeleki ngo afata umugore we n'abana be, arenga ku itegeko ry'Imana. Muri Isiraheli hari inzara, ahungira muri cya gihugu cy'Abamoni. Agezeyo abana be bazana abagore, harimo Oropa, harimo Rusi. Abahungu be bararongora, barashaka. Umva rero Imana ahibera igitangaza, Imana ahibera kasamutwe kuruta utundi twasamutwe twose twabayeho. Imana ahibera akasamutwe, abahungu irabica. Abimeleki ntiyakanguka ngo asubire inyuma, arabyihorera. Bukeye nawe iramwica. Umugore ntiyagira ubwenge ngo asubire inyuma, asa n'uzarira. Imana yari yarabibabujije, ntiyemeranaga ko babyarana, ntiyemeraga ko bashyingirana, bari barakoze ibizira. Biza kurangira Imana ibabaye irababwira ngo ubu ni ubushyuhe. Biza kurangira Imana irababwira ngo nyuma y'uko Imana ibabwiye ntibumve, nyuma y'uko Imana iberetse ntibemera, nyuma y'uko Imana ibaburiye ntibumve, igihano yabahanishije, ikiganza yarambuye, umugore yasubiye iwabo ari wenyine, asubira nayo n'uwitwa Rusi. Iyo nkuru ni ndende sinyirangiza. Uyu munsi wa none rero, uyu mumama utabaye maso ngo usenge, hari ibintu Imana yababujije ntimwumve, ibahimburi ntimwumve. Imana irababwira muvunira ibiti mu matwi. N'ubu igarutse kubabwira, iki gihugu cy'u Burundi gipfuye urw'agashinyaguro, kigapfugwa abantu bari guseka, abanyamahanga bari gutwenga, nubwo muntuka, nubwo muvuga biriya na biriya na biriya, ariko murabizi neza ko u Burundi burarushye. Kandi burushye atari uko bukennye mu butaka, si uko bukennye mu biyaga, si uko bukennye amashuri yabize, si nuko bukennye amanywa cyangwa ijoro, ahubwo bukeneshejwe nuko umuntu uyoboye igihugu atekereza inyungu z'ishyaka no guharanira icyateza imbere abantu be, inshuti ze, abavandimwe be, ibindi ntibimureba cyangwa se ibindi ntibimuraba. Donc ntabwo afite umutima wo kuvuga ati ndabona ngewe byanze, kandi ayoboye umwaka urenze umwe vraiment. Uyu munsi wa none rero Imana ikiyizanye niki? Yesu aje mu Burundi.
Yesu ari kuzenguruka igihugu cy'u Burundi, ari kureba ko murizwa n'ukuri, ariko ngira ngo yarakubonye, ari kureba ibibatatse, ari kureba ibibaboroza. Ese uyu murwa koko ibyo bavuga nibyo? Umurwa wabaye umurwa, igisagara cyabaye igisagara. Ndagira ngo nkumenyeshe ko, ndagira ngo nkubwire ko twere guca ku ruhande ngo tubeshye. Imana yakuye Evariste ku ngoma, Imana yakuye Sendidede ku ngoma, nuko mwebwe muvuga muti tudatakaza umugati, tudatakaza ibiharagi, n'ubundi ntaho turi bukure. Ariko imbere y'ishobora byose, mu bukungu u Rwanda rufite cyangwa u Rwanda rugezeho, ubu twebwe dufite ikibazo cy'uko turi gusaba guverinoma ngo yagure gare, kuko imodoka zizimbye nziza, amabisi, amakwasiteri, abantu babasha kugera muri gare yo mu mujyi, gare ya Nyabugogo, dufite ikibazo cya gare kubw'ubwinshi bw'imodoka. None se ubwo ibyo mbyite umuvumo? Mbyite ikibazo? Dufite ikibazo cy'aho indege ziparika, bari kwagura ikibuga cy'indege kuko indege zibaye nyinshi zibuze aho ziparika, bari kwagurira mu Bugesera ikibuga cy'indege. Imihanda twe yabaye mitoya kubera imodoka zibaye nyinshi. Ubwo ibyo tubyita ikibazo cy'uko u Rwanda rukenye. Amashanyarazi yabaye menshi, ubu hari kwigwa buryo ki hagomba kubyazwa umusaruro inganda. Reka nere kuvuga iby'u Rwanda ubibona arabibona, nushaka uzajye muri Google wandika ibyo nkubwiye, nutabibona nunambaza ngo vuga mu Rwanda icyo mu myaka 30 yonyine ubu tuvugana hagiye gukorwa uyu mushinga w'imihanda yo mu kirere, utu tudege dutoya bakoresha muri ibi bihugu by'imisozi tugurukana abantu, kandi umushinga waratangiye. Ubwo se tuvuge ngo u Rwanda rufite ikihe kibazo kindi? Reka dusenge, ibisigaye ntitwuzuye, nta naho turagera. U Rwanda ntaho ruragera, nta n'icyo rurageraho kindi. Ariko reka tuvuge ngo one day n'ibi bibazo bindi birimo bizakemuka. U Burundi rero bufite ivuriro ryacu, rufite amazi aruta yacu, bafite n'ubumenyi. Mu minsi ishize ntago muzi ko abantu bavuraga cyane bari bakaze bakomeye n'abaganga b'i Burundi, abantu b'abadogiteri ku rwego rwo hejuru. Ariko uyu munsi no sinzi aho biri kujya, sinzi aho biri kuzimirira. Ibintu byabaye ibindi, ibintu byabaye agaterera nzamba, ibintu shitani yabicuritse, agapira yagacuritse. Ubu noneho rero naringarukanye ubutumwa bw'inzu y'uyu mubyeyi, inzu y'uyu mumama, uyu mumama Angela Ndayishimiye. Wa mumama we nutaba amaso ibintu shitana kukumukanya, kandi nubyizera ugasenga nawe Imana irabikwiyerekera. Ibintu abadayimoni bahagurukanye bazanye, ibintu se kibi yikoreye akuzanira, nakamaramaza, nagahomamunwa, nagapfukamunwa, n'ishyano cyawe ni ingenzi. Mwami Yesu, turagushimiye ku butumwa tugiye gutangaza. Utube hafi, tuvugire iburyo, duhanurire iburyo, turirimbire iburyo, dusengere iburyo, n'utwumva yumvire iburyo, hama umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Duhezagiye rero abari butangirane natwe iri teraniro ndetse bakarirangiza. Mwami Yesu, impunzi zirushye ntubure kuba se wipfubye ngo ube umugabo w'abapfakazi, kandi wite ku batagira shinge n'urugero. Ijisho ryawe rirebe mu mahanga yose, mu bihugu byose, n'abari mu gihugu mo imbere baruhijwe na Satani wadugije ibiciro akababaza abantu yitwaje ibibazo by'ubukene. Ndakwinginze uratunze, uvubira imvura babi n'abeza, iyo upfumbatuye igipfusi uhaza kwifuza ko abariho n'ibihumeka byose. Urakoze rero, utangirane natwe, usozanye natwe. Amen. Gira umugabo wawe inama n'ubufasha ngo umufashe. Ubwo utari gukorana nawe ngo umwegere umubwire uti mutware wanjye, muganji wanjye, mutwe w'urugo, hindura
setreteje ibintu uri kumpa simbishoboye, baguha gutwara igitoro uzi ko utabishoboye ukabyemera. Ndishimiye bamuha gutwara igihugu azi ko atabishoboye akabyemera. Jewe siniyumvisha ukuntu umuntu, niba muzi ko ibi bintu erega muzabazwa bene igihugu, iyi nzara, ubu bukene, akagahinda, aya magi muzabibazwa. None se yagize ngo ntimuzabibazwa? Muzabibazwa. Siniyumvisha ukuntu umuntu bamuha umwanya agafata ku idarapo akarahira, ndahiriye gukora ibi, uzi ko utabishoboye, uzi ko nta diplome yabyo ufite. Niyo mpamvu nababwiye ngo sinzaba perezida, unabimpaye sinabitora, sinzanaba umustaneri, oya, ariko umpaye kuyobora eglise nagerageza, shobojwe n'Imana. Bivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Rero uyu mubyeyi nabonye urupfu wawe mama, kandi rubi, kandi nabonaga Imana y'ubwayi bahagurukiye. Iyi nzu, uyu muryango ni umuryango twishimiye ko wanabaho, kuko aho uba simpaba, ntiduhaza itongo, ntiduhaza urubibi, ariko twishimiye ko utabaho wenyine, utakira wenyine, bene wanyu bari gupfa, bene wanyu buzuye umubabaro, buzuye agahinda, bene wanyu bari kuzerera, wasuye Mahama ukasura izi mpunzi, wagize ijwi ryawe wumvikanisha ugatabara abarundi bene wanyu, Abanyarwanda ukatureka, wateye intambwe ukaboroga ukarira, ukaririra umugabo wawe, ko umugabo wawe ureba hamwe na hamwe avuga ibintu nawe akirotorova ahari atazi n'ibyo yavuze n'ibyo atavuze. Ngira ngo habaho gucikwa no kwibeshya. Uyu munsi wa none rero wa mubyeyi we, nutigiririza ubusa urugo rwawe, ngo wigiririze ubusa inzu yawe, ubu butumwa ngiye gutambutsa muri iki kiganiro, ndavuga ibyo nabonye, nuko nabibonye, nuko nabyumvise kuri uyu mugore wa perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo nabonye biteye ubwoba, ibyo nabonye namarira, ibi mbonye nagahinda. Wa mubyeyi we, wicara utega amatwi ubu butumwa, n'ubw'inzu yawe, n'ubw'igihugu cyawe. Erega n'abarundi n'inzu yawe, n'ubu Burundi n'urugo rwawe. Erega aba barundi bose, ari abari hanze, ari abari mu gihugu, ari ababa ari abeza. Ntiwabyaye mama perezida, ntiwabyaye abana bose bakumvira kimwe, bakubaha kimwe, wari wakora iby'Imana ishaka. None se aba barundi bose bazakora ibyo Ndayishimiye ashaka, niho Ndayishimiye ngo azabaho umugisha, niwe Mana se? None se wagize ngo wari waba uko umugabo wawe ashaka, wese yari yaba uko ushaka? Nta muntu wuzuza. Twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ariko kinkoni zamba nka mama perezida. Hari ubuhanuzi Imana yampaye kuri wowe nge nkuzaniye, ariko ubu buhanuzi burakuburira muri iyi mburi ya nyuma, kwari ukugira ngo igihugu cyere kujya mu marira, igihugu cyere kuba mu gahinda, umuryango wewe kurira, utarira aya ngaya Denise Bucumi Nkuru nziza yarize, igihugu cyose kikarira, si yose igacika umugongo. Ese koko nta garuriro ufite? Buno baguhaye ubushobozi bwo gucuruza igitoro, ese koko warabyigiye? Ese koko ufite ubushobozi bwabyo? Imana iyo irebye isanga ibi bintu ari ukuri, binyuze mu mucyo. Ese koko nawe wahuye n'abambuzi bakikwamburira mu nzira? Nawe aba bagore bose ubabona nk'abicanyi, aba bagore izi mpunzi zose ubu koko n'abicanyi bahunganye imbunda, bazagarukana izindi? Ese koko nawe uri muri uyu murongo wo kubona iby'Abatutsi n'Abahutu? Uri umubyeyi uzi ukuntu igise kijyana? Uri umubyeyi? Erega ngiye hano rwose numiwe mw'abantu, murantunga numiwe. Witegereje Angela Ndayishimiye mama perezida, uri kureba, uzi ukuntu umuntu igise kimufata akava amaraso. Nubwo abagabo duhangayika duhaha, tugahangayika turiha amashuri, ariko guhangayika kwacu amaraso nanyura mu mitsi, tugatekereza cyane, ntabwo tuva amaraso saprusi. Wa mubyeyi we, hano hari abamama bari kurira yo kwarika babyaye nkawe, kandi rwose ubu butumwa ubwumve, ubwubahe. Koko turaza kuvuga mu kwezi n'umwaka ibi bintu bishobora kubera. Turi mu 2025 ukwezi kwa gatanu 28 itariki z'uku kwezi, turaza kuganira, turaza kubivuga, turabisobanura, nta guca ku ruhande, nta kurya indimi. Numara ukumva icyo umwuka wera abwira inzu yawe, abwira igihugu cyawe, wa mubyeyi we, ugera ikirenge mu cya Esteri. Nibitaba ibyo
ubu buhanuzi mu bwitege kandi bibi birihuta. Ubu ngubu turi guhanura ibyiza bishobora no gukerererwa, ariko ibibi kandi habe ya mbere Marita mu bantu nahanuriye ari abari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, mu buhanuzi navuze mu gihugu no hanze y'igihugu, fungirwa no mu mpimba, ngira ngo narababwiye ntifungishijwe na famiye arenga iyombi, Bunyoni na Bunyoni, ndavamo namwe musimbura. Nubwo jewe nyuma nahanuye ubundi buhanuzi bwo kubabarira Bunyoni n'umuryango we ngo ave mu mpimba. Ntabwo mpanura ibintu byo muri nza, oya, ihangane. Buno nshaka nakubwira intijidene Yesu araje, uwishyuza azaza ibintu byaratunganye. Uburundi ari Uburundi bw'umurundi umwe n'umurundi kazi witwa umufasha we, buzaza ari Uburundi bw'umugabo witwa umurundi n'umugore we witwa umurundi kazi. Powe enter. Buno shaka nakubwira intijidene, buno shaka nakubwira inte Yesu araza inzara itarakwica, araza ubukode butarahera, araza araje Yesu araje kwima ingoma, araje Yesu araje kwima ingoma. Ntabwo ndi kukubwira ngo wiyirije ubusa ngo Imana ngo izarekeraho CNDD-FDD, oya. Je ntabwo ndi umuhanuzi witorora. Nubwo uyu munsi mwambwira ngo Evariste Ndayishimiye ngo arahiriye kuba perezida, oya. Imana irindi ijambo yavuze ikarikurikirana ibihe tanwi, ibihe ibihumbi n'ibihumbi, ariko ikarisohoza. Ntabwo giye ibyo bindaba. Icyo nkubwiye wakiyiririza ubusa nuko urugo rwawe shitani atakica, nuko byatangiye amahoro byanarangira ayandi mu buryo bw'umubiri, ariko Imana yo yaragaye, yarangije no kwimura ndetse no kwimika. Atabaye maso amarira, tubivuge mbaya, atabaye maso amarira. Denise Bucumi Nkuru Nziza wabonye arira, niyo nawe ushobora kurira. Wari ubizi ko shitani ashaka kubamara amazi, wowe n'umuryango wawe. Shitani ashaka kubamara amazi. Wari ubizi neza ko intego ya shitani kwa Ndayishimiye Evariste Neva Sebarundi hatagize igikorwa mu mburi ngiye kubaha, hatagize igikorwa mu maguru mashya, uri umupfakazi. Utari umupfakazi uri impunzi n'abana bawe. Utari umupfakazi uri impunzi n'abana bawe, hatagize igikorwa mu maguru mashya. Uyu mama perezida Angeline Ndayishimiye ni umumama ukunda igisirimu cyane ku rwego rwo hejuru rwose. Imana ikumishurira cyangwa ikugaragaza cyangwa ikunyereka. Uyu ni umumama ukunda ibyo nakita imirimbo ku rwego rwo hejuru cyane. Wagira ngo agira icyo apfana na wa mugore wa Robert Mugabe muri Zimbabwe, umwe wambaraga inkweto za zahabu. Yego, reka mbivuge uko nguko. Uyu nawe rero akunda igisirimu. Si bibi, n'Imana ni nziza, n'Imana ikunda igisirimu. Ibyo no comment, nta nubwo nabitindaho, ibyo ni ibisanzwe. Ese mama perezida, ubu ni wowe turi kuvugana, ndakugarukaho muri iki kiganiro. Mama perezida uzwiho gucuruza igitoro, nyuma y'uko mu Burundi igitoro kibuze, umuvuno wabaye kugarura
igitoro mu Burundi no kugira ngo abene gihugu babone igitoro bahaye isoko umugore wa perezida, bahaye isoko mama perezida. Mu busanzwe abamama nkamwe muba mwaratoranyijwe ngo ube umugore w'igihugu, ube mama w'igihugu. Ntabwo nzi ukuntu umuntu ateshuka inshingano akaba muri uyu murongo akanyura muri iyi nzira ku rwego rw'uko udashobora no kuba wabona uburyo ubisobanuramo. Ubu butumwa ni ubwawe, ubu butumwa ni ubwawe, wowe n'ugukunda n'ugushyigikiye nashaka agusengere yiyirije ubusa. Nushaka nawe iyi mirimo uyihagarike, wambara amagunira, imisatsi uyora ivu ushyiremo, uvuga uti mwami Yesu, ugende n'ibirenge igisagara cyose, uvuga uti nyagora ku ngoma, bwirira imbabazi inzu yawe, inzu y'umutware wa inzu yanjye, reka mbivuga uko ntacyo. Ni urugo rwa Ndayishimiye, ariko nawe ni urugo rwawe. Nushaka ufata umwanya kuko rwakuzuriyeho wa mubyeyi, rwakuzuriyeho. Tuvuga ibintu abantu bakananirwa kubyumva ngo bashakishe amasengesho no kwihana, twamara kubivuga byabasohoraho mukajya muririmba ngo yari yabihanuye, ngo yari yabivuze, ngo yabyeretswe, ngo umuvugishwe uyu n'uyu, ngo ngewe nguyu ngo yabivuze numva ngo narabibonaga ko ari ukuri. Ikintu hano turi kwifuza mama perezida n'abagukunda, ubutumwa ngiye gutangaza mo hano, ugukunda niyiyiriza ubusa, nawe va mu bintu by'amaraha n'amambiyase, va muri ibyo bintu rwose byo kutamenya umuhamagaro wawe, kutamenya espace yawe, kutamenya ikibanza cyawe. Ahubwo ngira ngo ni perezida wa kabiri, ariko nibyo uri perezida wa kabiri, ariko ahubwo ngira ngo ahubwo nawe waba witeguye no kuziyamamaza ukaba kandida muri CNDD-FDD. Mu Burundi hari umumama umwe wigeze atwara igihugu, ukaba umumama wa kabiri ugiye gutwara igihugu, Kamasiju. Sigiye gutanga ingoma, sinanjye uyaka, ariko uko nabibonye, uko ndi kubireba, garukiraho mubyeyi, garukiraho mubyeyi, garukiraho mubyeyi. Hari igihe ibintu biba umuntu akavuga ngo urumva urabona ahari, ariko ibi nagahomamunwa, nakamaramaza. Mama perezida nakamaramaza, nakamaramaza. None se ngewe nibarize ba bantu badutuka muri komenti ngo turi intumwa z'abantu, ngo twaragaburiwe, twarariye akantu. Umuntu ajiga akantu, akajiga akantu koko kuvuga ngo Imana iravuze itavuze. Oya, urihenze kweri, urihenze. Reka twubahe Imana kubw'ubu butumwa tugiye gutangaza. Ubu dukurikiye, yego tuguhaye ikaze, tunagushimira gukanda subscribe, ujye ubona uko ubana natwe mu biganiro bya misi yose, ukore like no muri comment igitekerezo. Nagira ngo ngaruke hano ntaradoma ko cyangwa ngo ndase ku ntego. Twibaze akanya gatoya, twibaze abantu bacuruje igitoro kirabura, baragicuruza bafite byose, bacungiwe umutekano, ku manywa na nijoro, amabarabara afunguye atazibiye, igitoro kirabura. Nyuma yaho nyene cyubahira aratekereza, aravuga ati ubu ngubu ibintu mbikuye mu maboko y'abadashoboye, mbikuye mu maboko y'abadafite ubushobozi. Reka mbyihere madamu wanjye, turarana mu buriri, utazanyiba, utaziba igihugu, dufatikanyirije hamwe kuyobora igihugu. Ngira ngo haciyemo amezi 4 uyu mumama ari ushinjwe, ari ujejwe kudandaza igitoro. Uyu munsi wa none rero
igitoro abantu bageze ubwo baparika muri sitasiyo bakaharara, bamwe bagafungwa, abandi bakanyuruzwa, abandi bagapfa, abandi bakakibura, imiduga bakayibika bakayishyira aho ngaho. Activite zari kubyarira inyungu igihugu n'abene gihugu zigahagarara. Nimumbwize ukuri, uyu mama perezida ninde muntu wishe umushinga wo kuzana igitoro wamuvangiye? Ko yishyikira, ko afite byose, ko ashobora byose mu gihugu, ko avuga ari kijyana. Ninde muntu wivanze mu mushinga wa Angeline Ndayishimiye, igitoro kikaba kibuze mu Burundi, kikaba gikomeje no kubura, isoko rifite mama perezida. Noneho rero umbwira ukuntu Imana yaba iri kumwe na perezida na mama perezida, ibintu bikananirana. Ingabo, umugabo niwe ufite ipeti ry'ikirenga mu gihugu, akaba na perezida w'igihugu. Umugore we ni mama perezida. Umwe afite mu minwa ibi, undi afite ibi, bose basangiye business. Uyu munsi wa none n'umuyobozi w'igihugu, n'aba businessman, n'abarimyi, nabo si we ugwishije ishyano. Umanukiwe n'umwanzi Sekibi ari we Satani, aje kwica no kurimbura. Nawe urugo rwawe ubwo utari kugirwa Dawidi na mama Dawidi. Haleluya. Nyemerera mbanze mpesha umugisha, turakomerezaho nyuma mu minota nitubona ihari. Yesu ashimwe cyane. Imiyaga n'imiraba niwe ubihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Mu izina rya Yesu Kristo, hari abantu bavuga ari kijyana, hari abavuga ari kijyana. Nta muntu uvuga ngo ryijyane kuruta Yesu, nta muntu uvuga ngo ryijyane kuruta Mwuka Wera, nta uvuga ngo ryijyane kuruta bagafashe bafite amafaranga. Uyu munsi wa none mu bantu bavuga ari kijyana, Yesu ni number 1. Wabuze ukuvuganira, ubura wakuvugira ku Mana. Mwijuri mbere y'Imana mfite umuntu, wabuze uwakuvuganira kukeneye akazi, ubura uwakuvuganira kukeneye urubyaro, ubura uwakuvuganira kukeneye kujya i Burayi, ubura uwakuvuganira kukeneye kwishyura ideni, ubura uwakuvuganira kukeneye kuzura Mwuka Wera, ubura uwakuvuganira ku cyifuzo ufite uhakeneye umuvugizi. Ndagira ngo ntangaze mu izina rya Yesu Kristo, mu ijuru imbere y'Imana dufite umuvugizi, yitwa Rukundo. Mpamye yuko izina ryanjye riri mu mutima we. Ayi, ndumva imirindi yo gutabara, ndumva imirindi aje gutabara. Papa niwe utwara abatware, turabana bande, turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi. Papa niwe utwara abatwa. Ndagira ngo nkumenyeshe ko mu izina rya Yesu Kristo, Imana irakuvuganira wabuze umuti, Yesu arakuvuganira n'umukuru w'abatambyi wabuze urukingo, Yesu yiteguye kukuvuganira wabuze agakiza, Yesu yiteguye kukuvuganira ubuhunzi no guhunga aho bikugeze, uruzerera aho rukugeze, ubukoda aho bukugeze. Ndagira ngo ntangaze umuvugizi witwa Yesu Kristo, watubambiwe i Nyabihanga i Gorogota, akakubambirwa. Uyu niwe mukuru w'abatambyi. Yavuganiye Yosefu, arababwira ngo burya muzi ko yarenganaga, bamuhubuza muri gereza, asohoka ari pro minister. Yavuganiye Esteri, aramuvuganira imbere y'Imana, ahambira bose bareba.
uw'Imana yatahirije, imuhambirira bose bagatangira kubazanya ati Imana yuriye ibahe. Haleluya. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu ijuru imbere y'Imana ufite umuvugizi, ivuganira Ana. Yarukijeje Hana mu maso ya mukeba we, iramuvuganira, abyara Samweli. Ukeneye umuvugizi mu izina rya Yesu Kristo, ukeneye ambasaderi. Usanzwe umufite ariko byari bitaragaragara, usanzwe umubona ariko byari bitaraboneka. China ragwana ribarikiwe. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo ntangaze rero, nta kurya iminwa, nta guca ku ruhande, ubu tuvugana umuvugizi uvuganira Burundi yororutse, uvuganira impunzi yororutse, uvuganira abarundi barimo imbere yororutse, wowe urenganwa, wowe ukubitwa hasi, wowe bica buri munsi, wowe bakandamije buri munsi, wowe uri imbohe yabo, wowe wafashwe uko, wowe uheranywe n'indwara, mu izina rya Yesu, prokirere wa Repubulika y'ijuru, ambasaderi w'ijuru, minisiteri y'ijuru, mu ikoranabuhanga ryanyu kandi rikaba n'irya mbere, ubwo na Alpha na Omega, amazina yawe akuvuganira. Nakuvuganira muri Amerika birakunda, nakuvuganira mu Burayi birakunda, nakuvuganira muri Afurika birakunda, nakuvuganira abaminisitiri byakubera. Hababaje ngewe udafite impamyabumenyi y'ikiciro cya kaminuza cya masters cyangwa dogitero cyangwa professor. Hababaje uwo ariko ufite igikarito bakinga mu maso, muri wo harimo impano wakoreshereza igihugu kigatera imbere. Ni gute usubizwa inyuma? Muri we ugiye i Burayi uzi kuvuga igifaransa, ni gute usubizwa inyuma? Muri ugiye muri Amerika uzi you are speaking English fresh, ni gute wasubizwa inyuma uzi kuvuga icyongereza ku rwego nk'urwo ngurwo? Ni gute uzi igiswahili ukamenya igifaransa ukamenya English, ibyo bintu byose ukabimenya ariko ukabimenyera ubusa? Jamais, grand jamais, turabyamaganye. Ni gute wujuje imyaka yo kurongorwa ukaba utaruga, ukaba utiba, ukaba utari umunyamanyanga, uyu munsi wa none ukaburiraho abandi bari kubonera? Kwa jina la Yesu Kristo mwami turabyamaganye. Onodi Jezi dutangaje wowe ubanye natwe mu materaniro, turagushimiye gukanda subscribe no gukora like, ndetse nibiba byiza ugikorere share. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko ni gute shitana kugira yifundigira ibuvuza. Sivo pranga gasuzuguro, anga gasuzuguro k'umufilisiti utarakebwe ku mutima no ku mubiri. Indayi y'igifi nziza, umukongomana azaganza yobore, nawe uricaye ntacyo bivuze, ntacyo bimaze. Uyu munsi wa none iki gihugu ni icyande, ni icy'abarundi bose. Nuriya ukururuka hasi uba ufite ubumuga, nuriya utazi kwandika utazi gusoma, nawe igihugu ni icye. N'ikinyegera kiri mu Burundi, igihugu ni icyaco. Mugomba gusangira iyi mpano, mugasangira uyu mugisha, mugasangira aya mata n'ubuki basogokuruza banyu Imana yabahaye. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ni gute yiyiriza ubusa ariko ideni rikamuniga bikanga? Ni gute umuntu asenga bikananirana bigashwashwana bikanga, ariko mu izina ry'iyamamagaye, niba wizeye, niba wiringiye, va ku giti dore umuntu, fukama aho hantu uri, duza amaboko aho hantu uri, nawe wiyaminiye, nawe rwana kanyuma. Yesu arakurengera. Na Samusoni yaravuze ati ni hahandi Imana ntizigera ibahindukirira nubwo mwanogoye amaso, nubwo usambana uruwayo, nubwo usindura uruwayo, nubwo uri mu buruwayo, ikibi gitabwa iwacu, kandi nyir'umupfu niwe ufata hanuka. Ntabwo Imana izagutererana. Sinzabata, sinabata, sinzabata, sinzabahemukira, sinaguta, sinabata, sinzabata, sinzabahemukira. Jamais. Ntabwo Imana izagutererana. Imana ntizakureka. Nubwo abantu bari kukureka, nubwo abantu bari kukurwanya, nubwo abantu bakwikoreye, nubwo baroza amaguru, nubwo baroza umutwe, nubwo diplome yawe bayirwanyije, nubwo hari impamvu nyinshi zirenze igihumbi zikwanganisha, ziguconganisha, zikubujije amahoro n'amahwemo, zikugize uko utari, zikwambitse isura itariyo, mu izina ry'iyamamagaye, hari ivuga bikaba yategeka bigakomera, hari yagabanya umugabane w'amahoro, hari yavuze birabi itegetse birakomera. Iyi niyo kwizerwa, ikaba iyo kwiringirwa, ntigirye indimi, ntiyitiranya amazina, iyo ni yera kandi bana n'abera, kandi bana n'abejejwe. Nkwifurije gukizwa no kwihana. Imana izaduha ijuru
tujye kubana nayo iteka ryose, hama ikwimakaze. Imana izaguha ijuru, ikwime kujya etazini. Imana izakwima ijuru, ikwime kuba mu Burayi, ikwime ubwenegihugu hanze. Jamais, byange. Niba amazina yawe ari mu gitabo cy'ubugingo. Mose yaravuze ngo amazina yanjye akaramuka ari mu gitabo cy'ubugingo, Abisiraheli ntubarimbure. Yego, Eliya aravuga ngo niba nkugiriyeho umugisha, Ahabu akaba ageze ubwo muri iki gihugu twasenze Imana, tupfukamira Imana, turirimbira Imana, bikaba birangiye haje Ryangombe, hakaza Kiranka, hakaza Daragoni, hakaza Bayari, abantu bakaba bari kuzosereza imibavu. Abagore ba Ahabu bose bakaba baratwaye abapasiteri n'abadiyakoni, bose bakajya gusenga Ryangombe. Eliya aravuga ngo niba ukiri Imana ibaho, ibi bintu ukaba wabyemera. Ndabyemera maze gupfa. Aravuga ngo ndi angaje gupfa, bajya gutamba igitambo. Uratinya iki niba ufite Imana? Muri wowe niba hari Imana uratinya nde? Muri wowe niba harimo kwiyemera uratinya iki? Tinyuka mu izina rya betekeshezerererero, ambara imbaraga y'ubutwari, byuka ukayangane. Reka kuba abadayimoni bakunya hejuru, byange mu izina rya Yesu. Anga kasipiyaje diranjo madira gatwari ya shitani, tsinda na Yesu yaratsinze mu izina rya Yesu. Turi umutwe ntabwo turi umurizo. Ni gute Satana kugira umurizo? Ni gute shitana kugira yifundigira ibivuzo? Ni gute shitana kugaragara mu manjwa ye? Jamais, byange birwanye, bihagurukire, bikubite hasi, birimbure mu izina rya Yesu. Kandi Imana iraguha umugisha, iraguha umugisha, iraguha umugisha. Shyigikira dusengere igihugu, shyigikira dusengere Afurika, dusengere aba baperezida b'umugisha. Imana igumi babandanyirize kububakira no kubaha kuramba, umugabane utera imbere. Yesu ashimwe. Ariko kubona ibintu ugaceceka, ukabirebera, ukabifata nkaho utabizi, urimo urahomba cyane, uri guhomba cyane. Oya, uri guhomba cyane. Reka sengera ubutumwa, iminota ndabona icitse, ariko nejo ni umunsi. Ndagushimiye Mwami Yesu, ndagushimiye Mwana w'intama w'Imana. Iri jambo ryubakisha aho rigomba kubaka, urisenyesha aho rigomba gusenya. Sinjye uvuze, ni wowe uvuze. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ibihe byiza n'umunsi mwiza. Bye. Shalom, shalom.